This is Family Table TV. Nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Family Table TV, nizere ko mwese mumeze neza. Turagarutse rero mu ruganiriro. Uyu munsi nabazaniye abatumirwa, ni couple cyangwa se abashakanye, ni urugo rwa Evariste na Drocella. Nibo bagiye kutuganiriza, ntimugiye kure, muze kumva urugendo rwabo bakoze ubwo barambagizanyaga. Ni ikiganiro kirekire nagiye nkatamo ama episode se cyangwa ibice, ndizera ntashidikanya yuko ubu buhamya bwabo buzabaryohera. Reka rero tubahe karibu. Nitwa Gasanziki Drocella, ndi umugore ufite umutware ari uyu nguyu, mfite abana babiri b'abahungu. Umwe ari mu kigero cy'imyaka 4, undi afite amezi 7. Yego, umutware wawe niko numvise wamwise. Nitwa Evariste, ntacyo mbahishe. Ntacyo mbahishe. Zo kongeye kubabwira akantu kandi. Birumvikana yuko Evariste Drocella babaye umwe, ntacyo bagiye kuduhisha muri iki kiganiro. So status ni imwe, ndi umugabo uhamye kandi ushyitse. Uhamye kandi ushyitse. Mukanyuraje tubwire uburyo uhamye n'uburyo ushyitse. Yego. Ese mumaranye igihe kingana iki? Kwa 7 kuzaza. Badutangiye kuzuza imyaka ni 6 niba atari 6. Imyaka 6. Mu gutangira rero mwahuye muti? Mwahuye ryari? Birasekeje. Birasekeje. Aha, muri Bibiliya hari umurongo uvuga ngo nicyo gituma umuntu asiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Bivuze ko umuntu wasize se na nyina kugira azabane n'umugore we akaramata yari Evariste. Ubwo ngiye rero na size data na mama. Ariko na Drocella nawe ntibari kumwe. Nabandi narabasize. Nawe warabasize. Uko mbona gutya nsa naho nkiri muto, ariko nkuko nabwo ndakuze kandi ndashyitse. Ndabura imyaka 2 ngere 40. Yamaye nka data. Nyamara wakureba yagira ngo uri umusore w'imyaka mikeya rwose, nka 30 irimo Drocella. Wowe urebye ubona Evariste wamuha imyaka ingahe? Na 32. Are murebe ngene ati nka 32. Yego. Hanyuma mu busore bwanjye ntabwo nakunze kujarajara. Ngiye mu bakobwa ngira ngo narangije segonderi muri 2012. Mu gihe cya segonderi nize muri interne imyaka yose, ariko ntabwo nigeze nkundana n'abakobwa. Kudakundana nabo se ubwo urumva byo nta kibazo cyari kirimo ra? Wabagiriraga ubwoba? Cyari ikihe kibazo? Numvaga nta gihe mfite cyo kujya gukundana, numvaga hataragera. Ariko wari ufite inshuti z'abakobwa? Inshuti z'abakobwa ni ibintu bisanzwe ku ishuri, aho wari utuye? Abanaga n'abakobwa, ariko kwa kundi bavuga ngo amuru sikorere nayo ntabwo nayigize. Ahubwo nari mfite intumbero. Wari ufite intumbero? Mfite intumbero uvuga ngo reka nige, imara kwiga nkajya mu buzima bwo hanze, hanyuma nzashaka ko dukundana. Nangaga umukobwa natesha umutwe. Cyase nanjye nshaka umukobwa ntesha umutwe. Ntabwo nabikundaga. Ukiraho rero Drocella wese icyo gihe byari bimeze biti? Usanga nakiri akadodo. Urumva nari umukobwa kandi mwiza. Yego, biranagaragara. Nari mfite abantereta. Yaje mu rukundo hari ababanje, ariko mitambatera umugeri, mitambakatira za mvugo z'ubu ngubu. Nabonye abo ngabo abarusha agaciro, mitanemera guhitamo Evariste. Evariste se mu by'ukuri wamuciye iki? Kugira ngo rwose bwana irye ikiharye bavuga bwana irye seti amaturufu yose avemo. Ubwo koko yaje agaragaza urukundo, aza yicishije bugufi, aza mbona ari umuntu tuzahuza, afite umutima mwiza.
ndavuga ati n'uyu nguyu byanga byakunda. none se abakobwa b'iki gihe ibyo ari byo byose niba mumaranye imyaka 5 namwe muracyari ab'iki gihe mwashakanye n'ubundi hari ibintu biriho bituma rimwe na rimwe umukobwa ashobora kuvuga ati ndashaka umusore umeze gutya, ufite imari, ufite inzu, ufite imodoka, ufite amasambu, wubatse umubiri, ufite ngo ni ibiki, ni ibituza, ni ibiki, amatuza, ufite ngo amatuza. njye si icyo nagendeyeho. twarambagije njye nkora ndi umurezi, nakoreraga amafaranga, yego, nkumva uko nzamubona uko ariko kose tuzazamuka. Ntabwo nagiye nkurikiye ibintu, numvaga ko uko azaba ameze kose tuzazamuka, niko niyumvaga kandi kuko byaranabaye. Evari ati numvaga sinigeze nkurikira ibintu. Wari ubifite se ibintu se? Ati mbahishe rwose pe. Hari abantu bita ngo ni basa kintu, ariko nari mfite mu mutwe, nari mfite mu mutwe, ntabwo nari mfite ibintu bigaragara. Ona n'ibiro byanjye, uburebure bwanjye ntabwo byahuraga. Nta kintu nari mfite, nta biro, nta burebure yari kunca, nta bituza, nta bintu, ariko nari mfite indangagaciro nziza. wari ufite indangagaciro nziza, ntabwo nizo zamukuruye hari. aha, nka zimwe mu ndangagaciro Dorose zaba zaragukuruye kuri uyu mugabo wawe ukunda, ni nk'izihe? Icya mbere yarasengaga, nkabibona twatandukana, nkabona agakiza kamwuzuyemo, nkumva ndishimye, nkavuga ngo mfite umuntu rwose tuzafatanya urugamba rwo gusenga, kuko namye mbyifuza. Icyo utatekerezaga yuko se ari ukukwihishamo, kuko nabyo bibaho. Bibaho se? Bibaho cyane. Narabibonaga, hari ukuntu ubona umuntu rwose ugahita ubona harimo Imana, muri we harimo Imana. Narabibonaga, nabonaga yitonda, nkabona arubaha, nkavuga ati uyu mugabo ngomba kujyana nawe. Arashaka guca bugufi cyane, agaca bugufi. Ariko Evari nawe urabizi, uzi yuko nyine hari abasore bihisha mu mukobwa da, kamwereka yuko afite agakiza, cyane cyane ko ariko yaje ndeba, birashoboka yuko ariko yaje atumbiriye, bakamwereka yuko uri umuhungu ucishije bugufi, kuko igihe uri kurambagiza nyine hari ukuntu uritwararika, indobo iraryana. Indobo iraryana, uwaguteye indobo. Ahangaha abatumva iki kinyarwanda cya Evariste, guterwa indobo ni ukuvuga iki? Ni ukubengwa. Ni ukubengwa. Iyo umuntu akubenze nta kutagize. Kubivuga se nk'umuntu wigeze kubengwa. Ni urugendo rurerure. Urumva hari abakobwa benshi bambenze pe. Ni ukuri. Barambenze, umva ntabwo nagaragaraga nk'aba bandi bafite ibikabyo, nze nsohokana umwana mujyane mu kabari, ntabyo nzi. Uvuga ngo ngiye gusohokana umuntu ngo tugiye kuryoshya, ntabyo nagiraga. Kandi hari abakundaga ubwo buzima, nagiye kuryoshya, kandi njye nagiye gutereta Dorosera naramaze kubisetinga. Hafashe gahunda mvuga ngo gahunda yanjye uko nabivuze mbere, ntabwo nashaka umuntu ntesha umutwe. Rero nagiye gushaka umukobwa tuzabana, naramaze kubitegura neza mu mutwe wanjye, narabisetinze. Navuga ngo ngiye gushaka umuntu wo kubanza kuryoshya ryoshya, ntawe narinze kuko ntawe naremye, nta n'uwo nabyaye. Navuga ngo ningira amahirwe bikampira, nzamukunda koko. Hanyuma rero tuzamuke gatoya, wahuye na Dorosera ute? Duhe iyo senariyo. Dorosera rero njya kumubona, ntabwo nigeze murota, nubwo namweretswe ngo ndi umurokore, ariko ndibuka hari nko kuri 20 wenda n'imwe niba atari n'ebyiri, ukwezi kwa 11. Uwuhe mwaka? 2018. Ayo matariki ubundi nyine ntajya yibagirana. 2018. No rimwe njya ahantu nkuko byo mwari umurezi, ahantu hari habaye proclamation cyangwa se batanze amanota asoza umwaka. Cyese mbona umukobwa urimo kwita ku twana neza, dukuyakuya. Nongiriye reka ngo turatwana ne nk'utwanjye, urabu ntiyazadufata neza. Ariko ngo yagize iyerekwa.
mbubona ari kudukuyakuya, ariko finally byarangiye nahise njya mu kazi barampamagara. Hanyuma hari umuntu nagiye kureba aho yakoreraga, ntaha tutavuganye bitewe n'inshingano nyinshi yari afite. Hanyuma ngo ndebe umwe mu barimu ampe nimero ye tuze kuza kuvugana kuri telefone. Nta mwarimu narinzi. Dorosera batunyuzeho. Ati kwanza bwira ngo waguhe nimero zanjye. Abarazimpaye. Hasa aramara ariko se uri inshuti n'amashyaka. Turi inshuti cyane. Noneho ubwo muri inshuti rero najye urampa nimero yanjye nazagukenera niba nawe uri mwarimu cyangwa yego. Urumva ngiye nakoze mva mu bana cyane. Yego. Nawe yari ari mu bana. Ampa nimero ye, ampa niyo y'amashyaka. Yego. Hanyuma kuri telefone nimero yiwe yampaye ntabwo nigeze mubaza izina sinari ndizi, ahubwo nanditseho izina ry'ishuri ryabo. Aricyo nandikaho. Itahiro w'abandi. Hanyuma haciyemo umunsi umwe hari kuwa gatanu, ntabwo njya mbyibagirwa. Ariko urumva yuko iminsi bikomeye. Nayo mateka. Ni iminsi y'amateka. Hari kuwa gatanu, hacamo kuwa gatandatu, ku cyumweru, ntabwo iyi nimero nanditseho ntazi nyirayo kuko nase namwikuga n'isura ye. Yego. Akanyihamagara. Ayihamagara. Rimwe, kabiri, gatatu ntiyanyitaba. Nigira gusenga. Nko mu masaa 7:30 mbona nimero irambitse. Ndayihamagara. Ese bite? Amwibwira numva ntari kumenya kuko na ntiyanyibukaga. Ariko bibaye byiza natwahura nka kuyereka ukamenya. Nanjye nkakumenya nkatunga nimero y'umuntu nzi wariwe. Arambwira ati ubwo rero njyewe iyo mvuye gusenga ndaryama nta handi mbafite aho kujya. Agenda araryama ntabwo nose ubyuka asanga wenda nka saa 11 nibwo mba mbonetse. Twese nta wuzundi ni kuri telefone. Avuga ntacyo ubwo saa 11 ndaza kuba mbonetse. Noneho uw'abandi ukunda kwisengera bagiye gusengera. Turabyina. Ndebye ku isansanga ni saa 11:30. Ntabwo ni umuntu kwamuhaye saa 11. Yabigenza neza soka ndamuhamagara ntumbabarire rwose nakwiciye gahunda. Sanga nawe aracyari kugona nyine atarashira neza. Yego. Hanyuma ese mfata moto duhurira mu nzira hari mu muhanda nyine aho mutangirije ko ntiyambwiye ntiyashaka ko ndi wabo aho yarari duhurira mu nzira. Hanyuma muze kwihanganira motivation yansunitse King James yigeze kwima ngo nturare utabivuze. Araho nyimubona akundi wabivuga. Ikiba kikaba. Ndamubwiye nti rero kiyewe ubwanjye umutima wanjye twakugira ikizere. Ngaho da. Simubaje ngo witwa nde kare nese mbivugira aho ngaho. Ryayerekwa koko ryari ryo. Ndamubwira ubwo yamaze kwa nka saa 11:40 batanye kugoroba. Hasi nakunda guhagara n'umukobwa mu nzira. Ndambwira ati se ikizere kimeze gute? Kiki. Ntabwo rero maze iminsi mfite urugendo nshaka kugenda ko nabonye ndi kunanirwa ngeze mu nzira nta rugendo ngiye nyine. Ndashaka gutanyurwa urugendo rw'ubuzima tukazarugendana. Arambwira ati cyo ko gakoze ndagushimiye ariko kandi mfite undi. Yamaye inka. Ngaho da. Ariko numva sincitse intege. Ndamubwira nti se ni kuba ufite undi nta kibazo ni na byiza ubwiza ufite. Hamwe hari n'abandi baba barabubonye. Sinjye njyenyine. Rero unyemereye twakomeza tugakundana rwose pe. None ndabivuga neza hanyuma tugakundana. Ukiraho rero umuntu witwa Dorosera wiyumvise ute umuntu uje akubwira nta kubajije izina nta kubaza aho utuye nta kubajije iki ati njyewe n'umutima wanjye twagize dute hakugira icyizere. Ibyo bintu wabyakiriye ute? Ntabwo urukundo nahise ndimwemera ako kanya, ahubwo nahise mubwira ngo dere nimero ya mukuru wanjye ari utereta kuko nari mfite mukuru wanjye utarashaka. Mugiye kumpa pasi. Mbese ni pasi. Ntabwo ntacyo tukampera rwose ngiye mfite gahunda mumpe nta kibazo. Turabashimiye mwe mwakomeje kubana natwe kuri Family Table TV. Twizere ko mwamaze gukora subscribe. This is Family Table TV.